ni ukuri Kariza ahuri nk'umuhanuzi w'Imana ndakugaye kandi n'Imana yakugaye. Sinkwifuriza ngo ijuru riguhane, sinkwifuriza ngo mu ijuru baguhane, sinkwifuriza ngo Imana iguhe ibintu bikomeye, ntago mbimwifurije ndi umuntu w'Imana. Ariko icyo nakubwira co ahubwo uyu muhanuzikazi witwa Solange niwe wataye umugabo we. Abantu kandi Kariza hari groupe ubundi abanamo na Kimanuka, nanjye iyo groupe nyibamo abaramo na Kimanuka banicecekeye, hanyuma acyura undi mugabo witwa Amani. Ninjya nza nkavuga ngo abantu bajye bareka kwiyoberanya, ntimukajye muntera amabuye. Kandi reka nkubwire wa mugore we mbere yuko nkuvugaho wowe Solange nje byambabaje mu rwego rwo hejuru, hahandi ushobora kubona umukristo, umuntu w'Imana, Satani ntakabibura abantu. Satani ngo nangiza atera agatebe, ngo natwe tumwemerere ngo atera agatebe. Buriya njya gushigikira icyaha, nta nubwo nje kuvuga ngo byo nimwe na bimwe Solange akora ngo nibyo, sinje kubishigikira, ariko sinje kumusenya. Ni umuntu w'Imana wavugiwemo Imana. Ngenda ndi kuvuga uburyo wenda Kariza umuntu w'Imana, Kariza nawe usenga ugira gute, ashobora kuvuga umugore mugenzi we ngo aranamye arasaza aragize gute, arasaza arasizoye biracitse bigize gute, ntabwo akogumbye kuba ari ku breaking mbere anagasa akaserebura akishima. Ubusa Mutesi ntiyagiye kwiyana kwa BKM, ntiyagiye kwiyana kuyo mukamana agamagara Ndamayiza pastor akamusengera. Uyu mugore ngo ni Kariza. Ntabwo nshaka kumuvugana namutindaho. Niba yarasenze aba muri ya groupe akabazi kasenga byanyabyo, akabazi ko yumvira mwuka w'Imana, David ntibikwiriye ko ashobora gufata intebe. Uziko yavuga ngo mutere ngo agatebe mbaha amakuru, ngo mureke ngo mushire ngo mutere udutebe mbahereza amakuru. Ni ukuri no kureba Kariza sari gukora ibi ngibi, ariko uzambwira nyuma amezi 2 Hagimana ishaka kumukubita inkoni. Ni by'agaciro gakomeye kuduhitamo no kuri Gonarike Plus. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Njyewe nitwa David, ninjye mugiye kubona muri kiganiro nkanakibara, ariko nanone kuri kamera za Gonarike Plus turafite umuntu w'Imana, umukozi w'Imana, umuhanuzi w'Imana, kiruta byose akunda Imana n'abantu. Rungano Innocent niwe tugiye kugana muri iki kiganiro. Tugiye kugana ku bintu byubaka umurimo w'Imana, ku jambo ry'Imana, ndetse n'ibindi byose byakomeza umukristo hano ku isi cyangwa se kwa mwana urugendo turi gukora duharanira kugana mu ijuru. Ntabatindeye cyane rero, reka nakire Innocent ndakwakiriye. Murakoze kunyakira. Mbomeze neza ndashima Imana. Imana y'amahoro iraturinze. Reka tugusabe n'ubundi udushyire imbere y'Imana ngo dutangire ikiganiro cyacu. Yego, reka dusenga Imana. Mana mu izina rya Yesu. Telasi le bosha inimande la bonta la sibela. Lovera dokita la bosha inimnahai. O tela botala mla tele boshil na hailo holim na andovela tela si ora dobe levanto de shaim na hailo na hando sidrere. Amen. Hanyuma ku bantu bifuza gusengana n'umukozi w'Imana mumenye hano kuri Gonarike Plus, mba nibutse abantu badafite nimero yiwe cyangwa se abantu bacikanwe no gufata nimero y'umukozi w'Imana, cyane ko ari umuhanuzi Imana iri kugenda ikoresha imirimo n'ibitangaza muri iyi minsi. Ni umuntu uri guhanura ibintu bigasohora, ni umuntu gusengera abantu ku bibazo bafite bigasubizwa, ni umuntu gusengera uburwayi bugakira mu buryo bwose Imana imukoresheje ari kugenda ayikoresha neza. Hanyuma icyo nababwira ni kimwe, nuko mugomba gukurikira ikiganiro cyose. Iyo dusoje gukora ikiganiro ndamubwira mu kiganiro turi mu masoza, tukamubwira akatubwira nimero yiwe ku bantu bifuza gusengana nawe, ku bantu bifuza kuganira nawe mukaza mukayibona. Hanyuma ikindi nuko iyo ukunze ibiganiro tugenda tukugezaho ukora subscribe kugira ngo tukomeze tube umuryango mugari. Kandi nanone iyo ufite inshuti yawe wifuriza ibyiza cyangwa ubona yarayobye ushaka kuyibwira ijambo cyangwa se ushaka kuyikundisha Imana bundi bushya, umusharenga kino kiganiro cyangwa se ibiganiro dukora ni ibiganiro umuntu asangiza inshuti ye akunda cyane yifuriza ibyiza. Nawe niba ari umuntu wagushanza kino kiganiro, nyaboneka uwo muntu mushyire mu nshuti zawe za mbere, kuko ni umuntu ugukunda cyane. Ikindi ngiye kubabwira nuko turi kumwe n'ijwi ry'amahoro. Mwanyarukira mukagenda mugakora subscribe, ni ku channel y'umukozi w'Imana, nayo tugenda tuyizamure. Hano kuri Gonarike Plus birashoboka ko tutamubona buri munsi ku munsi, ariko ku ijwi ry'amahoro aboneka umunsi ku munsi. Innocent Karame, ijwi ry'amahoro murakomeye? Turakomeye, turashima Imana. Imana ikomeje gukora iby'imbaraga. Yego. Ndi kurangira abantu bakunda ijambo ry'Imana ko bajya ku ijwi ry'amahoro bagakora subscribe ndetse bakajya bakurikira ibiganiro byose ugezeho umunsi ku munsi. Nukuri nibaze
tujye tubana ku jambo ry'Imana impuguro isa na mitima ngiye Imana igiba umugisha no kuri. Hanyuma naribagirwa neza mwibuka ko kwijwi ry'amahoro twatangiye gushaka ibikoresho bifite ireme kugira ngo twumva ijwi rimeze neza, ishusho rimeze neza n'ibindi byose no gukoresha no gutambutsa ijambo mu buryo bwa live. Tugushaka ibikoresho ku bantu bakomeza gutera ijwi ry'amahoro inkunga, mukomeze muyisunike rwose, kandi ndabona ibikorwa biri kugenda neza nkurikije amakuru ari ndani hakujya nyuma ya kamera umukozi w'Imana agenda ambwira. Hari ibyabonetse bimwe, hari n'ibindi tugishaka, mukomeze muduhe inkunga. Haryamaze kuboneka mikrofone nziza zarabonetse, hari amafaranga ndi amaze kuboneka. Urumva harabura bikeye, ariko mukomeze mugashyiraho byinshi ejo twaba tumeze neza. Numva ko kantu ntakagombye kukibagirwa, ariko nakibutse Imana ishimwe kikanyibukije. Hanyuma tugiye kuganira ku kiganiro cyo kuba ku murimo w'Imana. Turavuga ku bintu bya Solange byateje akavuyo, byateje urujijo mu bantu. Umuhanuzi w'Imana Solange, abantu bagiye bakunda hanura ati nyaboneka mwitegure inzara igiye gutera. Hari n'abakuvuga ngahanura ibintu by'intambara, ngahanura mbese ibintu biteye ubwoba gusa, ariko burangiye hari n'umuntu wambwiye ati buri wese Imana ifite uko yamuhamagaye. Ibyo bintu tutaza kubivuga, ariko tutari twajya ku ibyo bintu, reka banze nibarize umukozi w'Imana Innocent uko umurimo w'Imana awuhagazemo. Innocent, umurimo w'Imana uhagaze ute? Umurimo w'Imana uhagaze neza, turashima Imana. Yego, gahunda y'ibihende ikomeje. Dukomeje gusenga Imana, kandi Imana igomba gukora iby'imbaraga. Yego, abantu Imana yaguhaye ngo ujye ubasengera mu munsi ku munsi, bihagaze biti? Ndabikora, ndabasengera. Ubibutse ikaye y'amasezerano? Mbibutsa kuzajya bafata ibyo Imana yavuganye nabo bakabyandika iruhande, kandi bazajya bagira mu matage mu bihe bikomeye, bakarebaho bakibuka ko Imana hari icyo yavuze, bakarushaho gukomera no kugira Imana icyizere. Reba nkanjye ngeri systeme nizi, ngiye umuhanuzi utangiye kumpanura nkamenya ko Imana imanukiye kuvugisha njyewe, bita mfata karikodi. Njya mfite uturikodi tw'Imana yagiye imvugaho, mba dufite rwose, nshakana namumvise hano uturikodi tw'Imana yagiye imvugaho. Iyo nicaye mu cyumba ndicara kwa kundi ko umuntu bari kumedita avuga ati ngiye gukora ibi, ngiye kujya shyama karikodi nkagenda numva rwose, ngumva ukuntu Imana iteganye ko ngira ibintu byiza Imana integurira. Njye mfite uturikodi twinshi tw'abantu bagiye bampanurira, mba nufite rwose, mba nufite ku buryo ntashobora gutakaza ijambo ry'Imana yamvuze. Nukuri oya, ni byiza cyane. Ugomba kugira ikintu kigaragaza ko Imana yavuganye nawe. Nyine hari ukubyandika mu mutima, hari ukurikodinga, ibyo byose ni byiza cyane, ariko cyane ndabihamya neza ntashidikanya yuko icyo Imana yavuze kirasohora. Hari n'abazi kubizirikana bakabyandika mu mutwe no ku mutima, iki cyiza no kwandika ku gakayi. Yego, ku kayi. N'abantu babyumve neza, wasanga nawe ugiye kuba nk'abano bantu. Buriya ngo abantu bagiye bandika Bibiliya bagendaga bagira ahantu Imana yabavugaho, cyangwa se Imana bakoresha imirimo n'ibitangaza, bakandika nko kubuye. Urakoze cyane. Bakandika nko kubuye. Uzi ko na Yohana ajugurwa mu kirwa cy'Ipotimo, nawe yafashe intuza akandika, Imana ikamubwira yandike, ikamubwira ngo akandika igitabo cy'ibyahishuwe. Yego, ibyahishuwe Yohana yandikiye amatorero, buriya n'amatorero 7 yandikiye. Cyakirwa yari ku kirwa cy'Ipotimo. Cyitwa Patmos. Yego, yanditse hehe? Yanditse mu byahishuwe Yohana ibice 2. Yandikira Bibiliya avuga ngo wandike abitorero, yandikira mu byahishuwe Yohana, yandikira Abefeso, n'Abefeso yandikiye. Arabandikira nzi imirimo no kwihangana kwa yunzi ko mutabasha kwihanganira abanyagisomi. Arongera arandikira Porogamo, Tuwatira, Abafiladelfiya, Abasarudi n'Abarudi. Abo bose nibagize gute yandiki abyandika iruhande. Imana imusanze mu kirwa cy'Ipotimo, ariho bari bamaze kujya gute kumujugunya. Ariko none abantu twaragiye natwe turagenda turabikopiya, tubizana ku mpapuro. Ibyo ngibyo nibyo yandikiye Abefeso. Arabandikira ko bari bameze muri ibi mwakira gihe, nuko bitwaraga, ziko mudakonje kandi ntimubire, nuko muhinduke, nimba mutagiye kujyangiye kubaruka, ibintu ngibyo mu buryo butandukanye. Ariko natwe muri iki gihe rero hari ibyo Imana iri kuvugana natwe, tugomba kwandika ku mpapuro. No kundi bayimitima ku mpapuro tukabyandika, ubundi Imana yabitubwira tukabitanga tukabivuga. Ubura hari ibintu Imana yampaye kwandika nabyanditse ku rupapuro, izanyemera igihe nzaza kubivugira hano. Ni ibishya nta bantu babizi, ariko bazaza kubimenya, nzaza kubivuga Imana ninyemerera. Ngewe muri iyi minsi niba abantu bankurikira neza, nawe Innocent niba ubyibuka neza, ngenzi nifatira agafoto, nkavuga ati agafoto reka ngafate, nta wamenya ejo ushobora kuzagakenera.
nkazahura na Innocent abaye ni muntu urumva Yego. nkamwe ati Innocent uranyibagiwe akavuga ati ntago nkwibuka neza bitewe n'ibintu ufite mu mutwe byinshi Yego. ahita azana kagafoto uribuka kagafoto tugafata turabyibuka ko twari turi kumwe cyangwa si nkazagira ahantu ngasanga Innocent abaye umuntu ukomeye kugira ngo mugereho bigasaba ngombwa ko nanga akamenyetso gato ko tuziranye Yego. Yego. Innocent we ntago yanyibagiwe ariko kugira ngo nambuke ngeriwe bisa gukomanga ku maporotaye nkane kandi ukavuga ati ngiye kureba inshuti yanjye Innocent kandi bambwiye ko atuye hano naramuhamagaye ndamubura bakahita bamaze none ikimenyetso kandi inshuti yawe ni iki ni inshuti yanjye ya kera nk'aka gafoto ati kuva kera twe tuziranye mwandishije nta wamenya ibi bintu tuba tuvuga ngo mwandike n'ubundi ba bantu uzi ukuntu bagendaga bandika ibintu byabo nta wamenya ejo ushobora kuvamo umuntu ukomeye nko mu myaka 100 bakazagenda bagafata ikayi yawe wanditse nawe bakahita bakwandika ngo Yesu na Karebu ngo Yesu na Karebu ngo bari gusengana ngo bagirana amasezerano ngo Imana ibahereza amasezerano akomeye none bahita bavuga ati duhana igihango dusezerane sibyo umwe aravuga ati nintabarwa mbere nzakwibuka nawe nutabarwa mbere uzanyibuke urumva noneho ngo Yesu aravuga ati tugirane igihango umwe aravuga ati tuzibukirana ngo noneho ngo Yesu wageze hirya ngabaye umuyobozi Imana imaze ngo urabizi ko yateye abanaki abararwanira abanesha agira gute none hayobora ahantu hanini cyane ngamaje kuyobora ahantu hanini cyane ngo Karebu aravuga ati ariko ubundi ko ndi neza uyu mugabo bita Yesu ko twajyanye ibihe byiza waje kumureba abamugeza ngamugezeho ngaranje namuganiza avuga ati rero Karebu Yesu twumvikane uribuka iki Imana yavuganye natwe turi Kadeshi Barunaya ati ndabyibuka ahita avuga ati dore naho nabyanditse ahita avuga ati dore naho nabyanditse rero ati dore nabyanditse rero ikadeshi Baruneya ati turi gusenga ati dore yihamya reba ngiye muri Miss rero mwabantu mwe nanjye kamagira inama ni igitekerezo cyanjye ntago bya bintu bya Innocent niba ubona umunyamasengesho umuntu Imana yavuzeho cyangwa nujya gusengana n'umuntu mu butayu cyangwa mu rusengero ukabona Imana imuvuzeho ibintu bikomeye kugira ngo ejo azakwibuke iyi nama ndi kubabwira kugira ngo umuntu nujya gusengana n'umuntu mu cyumba cy'amasengesho cyangwa hehe kugira ngo ukabona Imana imuvuzeho ibintu bikomeye kugira ngo azakwibuka mu gihe azaba ageze muri bya bisubizo uzibuke ufate agafoto ke yego mwifotozanya agafoto ukora jese ku buryo uramwegera ugafata agafoto ako gafoto ukazakabika ukakabika neza cyane kugira ngo ejo Imana nimusoza muri bya bintu yamubwiye uzahita umweza agafoto ngo bimeze bite muvandimwe ubundi musubiza bwamwohereje agafoto muvandimwe umeze ute Imana iracyakurinze muracya niba ari umuntu wasenze Imana ikamusubiza nizeye ko iyo foto azayira bakahita avuga ati mushuti wanjye wa kera ari wa muntu wubaha iki wubaha Imana ati mushuti wanjye wa kera disaranyandikiye azahita agira ute akuvugisha abijyana kwambutsa da cyane rwose hanyuma Innocent uyu misi ya none uri kwibona ute misi ya none rero ntabwo byoroshye irondoro riri kwivanga n'ibisambo ariko dufite Imana ifite imbaraga dufite Imana ikomeye Imana ihambaye abana b'Imana ni mukomere dukomere Yesu yaranesheje kandi ari ku ngoma umukristo ku rugamba biramugoye cyane gutoranya ariko reka mubwire ngo haracyari abantu b'Imana hari 7,000 bitarapfukamira bari hari 7,000 bitarapfukamira nubwo hari abantu batameze neza iby'Imana wenda bari kubitwara uko bishakiye umurimo w'Imana bakawukora uko batabitegetswe ariko hari 7,000 bitarapfukamira bari ariko nibingibi kwihangana nibingibi twahoze tuvuga ngo Yohana ku kirwa c'Ipatemo ni mu bintu na bimwe yavuze ati mu misi y'imberuka yego cyane none bagize ngo Yohana mu kirwa c'Ipatemo bamujyanayo Yohana ubundi yazize iki ukuri buriya iyaze kuba nkuko abantu bashaka ngo bataramwishe bataramushize mu ngunguru y'amavuta bataramukubise bataramunogoyemo amaso ngo mute mu kirwa c'Ipatemos ariko kubera ko yavugaga ibyo abantu badashaka ariko Imana ibishaka niyo mpamvu byamugendekeye kuriya ariko ntibyatumye Imana itamusanga mu icyo kirwa ngo imubwire ati noneho ongera wandike ujye kubabwira iterana yacyakuriho genda ongera ujye kugira gute ujye kubabwira abantu banyandikira ngo ati Innocent kabashumba bahagurukiye n'abahanuzi bimeze bite naho umuhanuzi ndavuga ngo hari 7,000 bitarapfukamira Bayali ariko yaba nabishoboraga bari abantu bose badakora ibyo Imana ishaka ngo mbahagurukire Imana ikamba imbaraga ikangira nka Eliya ikangira nka Dawidi ikangira nkane nkabahagurukira no kuri nakumva nishimye ariko abantu muri gusenga turi gusenga by'ukuri bahagaze neza ni mukomere kandi abantu
abantu bumvira umwuka w'Imana kuruta uko bo bashaka kwigenga cyane. abantu mwumvira umwuka w'Imana kuruta uko mwe mushaka kugira ute kwigenga kwiyobora. Uribyo yavuze ngo jya umvira umwuka gwiza urukundo nta soni uzagira nubona Yesu tunganira Imana ikuyobore mu byo ukora byose wihutiraho jya umvira umwuka wera gwiza urukundo nta soni uzagira nubona Yesu latosireba talanda la beneva. Hanyuma Imana ihimbazwe cyane, utajya mu mwuka cyane ugahanura kandi ibintu tugiye kuvuga ntabwo izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Utajya mu mwuka ugasanga uratitiye hano. Oya rwose bidije n'ugukubita n'ugukomeza nta kibazo. Oya nyuma turi gusoza umwuka w'Imana rero nawe ugenga. Reka dukomeze nyuma turi gusoza. Hanyuma Innocent, reka dutangire ikiganiro cacu. Ababikurikiye neza nabwiye ko turi buze kugana ku bintu byateje urujijo, byateje akajagari ndetse biteza impagarara ku bakristo ndetse no ku bantu bizera ubuhanuzi. Ariko niyo mpamvu natwe tuba turi hano turi kumwe n'umuhanuzi Innocent kugira ngo tugende tugana ku bintu byinshi bigiye bitandukanye. Nge nago ibi bintu bimenyereye cyane byo gukora ibiganiro bimeze gutya, ariko iyo mbonye ikintu giteje urujijo nanjye kugitekerezaho rimwe na rimwe nkagitekereza nkumva umutwe urandiye. Icyo kintu navuga ati kubera iki ntaza ngo numve ndebe n'undi muntu nawe umutwe wariye nkanjye. Icyo kintu tuze ku kiganiro ni ikintu rwose uyu munsi kiriwe giteje urujijo, giteza n'impagara ku muntu w'umukristo, ku muntu wumvise ubuhanuzi bwahanuwe na Solange. Mu kanya gatoya numvise umuntu avuga ati Solange wahanuraga intambara, wahanuraga inzara, mbese wahanuraga ibintu by'ibyago gusa. Ati uyu munsi hari ibintu bitameze neza kuri we, bitameze neza. Nyina amakuru menshi nayo mufiteho, sinzi Innocent niwe wabyumvise. Ngiye tubana no muri groupe Solange reka. Ngiye tubana no muri groupe yo gusenga. Solange umuzi ute? Ngiye muzi. Buriya David ni umwuka w'Imana utuma umuntu amenya uwundi. Ntabwo umunyamubiri yamenya umunyamwuka, umunyamwuka amenya umunyamwuka. Kandi niyo umunyamwuka acitse intege, umunyamwuka mugenzi we arabimenya ko acitse iki intege. Niyo amaze kumenya ko acitse intege umunyamwuka agira gute aramusengera. Iyo amusengeye Imana ikagira gute ikamugarukaho igakora iby'imbaraga. Rero Solange we tubana muri groupe, naramuhamagaye turavugana ndamuganiriza, ariko byanga bikunda David, umuntu w'Imana karute natangiye avuga ngo Solange ntago ari marayika. Ibyo ntago ari marayika, n'abadukurikiye bose babyumve neza. Nose reka nkubwire, uraza gukomeza ngaho warageze ku muntu w'Imana ntago ari marayika. Ejo bundi mu minsi ishize yego Solange ngiye kumumenya, hari ikiganiro yakoranye n'umugabo witwa Kimanuka. Kimanuka niyo nkuru icyenda gusuhuje, ndakuvuze wihangane ndakuvuze. Hari aheze no gukora impanuka Kimanuka. Aheze gukora impanuka Kimanuka. Nibyo bintu kubivuga nabyo numva bigize. Yaje kunsura hano turahura turaganira, nange namubwiye ati Kimanuka ati ngiye ngumenye nakumenye ukoresha umuntu hano zitwa Solange, kuko ngiye nkunda abahanuza abantu bangurikira neza barabizi. Solange guhanura ibintu bikomeye. Kimanuka ijambo rimwe yambwiye ngo ntacyo mvuze. Ndamubuze kubera iki Kimanuka uvuze amagambo. Mbita namubwiye ati ariko muri minsi ntago meherukana. Ngo ndeka David ngo nta kintu ushaka kuvuga kuri Solange. Iryo jambo Kimanuka yagize ute? Yavuze. Yambwiye mumenya neza ni gihe yahanuye ibintu bya Zion Temple. Avuga ngo Zion Temple Imana ntagiyizi. Nshige yahanuye ibyo bintu nibwo namenye Solange. Sibyo? Yego. Kimanuka arambwiye atoya David ntacyo mvuze. Nawe navuga ati none se wazamuze na Solange nanjye akaganiriza abantu biwanje. Kimanuka avuze nguhe nimero yiwe se umwivugishirize. Nomaze ngo kwe kutakomeje gukwana nawe. Ati ntabyo ngubwiye David, ura Solange ntagafatika. Icyo jambo yambwiye ati Solange ntagafatika, niko abayeho naramubuze yarananiye. Ambwiye amagambo akomona ntashaka kumbwira ibintu byinshi. Ntabwo yashatse konsobanura ibintu byinshi. Yego. Kimanuka. Yego. Kimanuka niba abantu bagiye bamukurikira kwa Kimanuka kuri channel yitwa Ubugingo. Yego. Ubugingo TV. Nayo magambo mperuka kuri Kimanuka nuko nkuko ngewe nzi Solange, ariko nagiye kumenya kurushaho mbonye na Kimanuka, ariko nkanjye sinabikurikiranye neza, hari ibintu utakurikirana cyangwa utahaye agaciro. Uyu munsi nibwo ntangiye kubiha agaciro ijambo nabajije Kimanuka akambwira ngo sibyo komeza tubwire aho warugeze. Solange wenda ndavuga mu buryo
njye ntago ndavuga ndavuga nk'umukristo, ndavuga nk'umuhanuzi w'Imana, ndavuga nk'umuntu usengera abantu, ndavuga nk'umuntu utanga impuguro, ndavuga nyine nk'umuntu w'Imana. Solange njyewe nabonye iyerekwa rye, ndibonye ndimubwiye birarangira, aravuga sawa. Solange ndangije ndamuhamagara, Solange wapi? Icyo ndimo kuza kuvuga wenda hano ko naciye mu gikari, impamvu mvuze gutyo nuko nyine bisa nkaho byageze hanze, ariko mu by'ukuri hari ukuntu Imana imanda kunza kuguhendahenda kugira ngo banze urebe uko wagira gute wahinduka wenda ko hari uko byagenda. Solange rero ndamubwira ngo gutya bigomba kugenda gutya, ntaraza gusobanura byinshi ariko biranga. Noneho amakuru hari ukuntu umuntu abwira umuntu w'Imana ari kumuhanurira akagira gute wenda akabyumva atabyumvisha. Noneho iyo bigeze hanze rero Kariza ati aba yabimenye. Kariza ati ngwiki? Kariza ati abahanuzi baba beshi. Kandi Kariza hari groupe ubundi abanamo na Kimanuka, nanjye iyo groupe nyibamo. Abaramo na Kimanuka banicecekeye bama aba diaspora benshi, Kimanuka bafite aba diaspora benshi barimo aho ngaho. Kariza rero amenye makuru, avuga ati ngomba kumenya Solange ibi bintu ukuntu bimeze, niba ari byo cyangwa atari byo. Ariko ukabona Kariza we arabyishimiye ngo reka bate hanze, kandi Kariza nawe ngagira gute arasenga. Nje byambabaje mu rwego rwo hejuru, hahandi ushobora kubona umukristo, umuntu w'Imana. Kariza ko aba muri groupe, tubana muri groupe Kimanuka ama diaspora n'abandi benshi. Koko umuntu wasenze ni umubyeyi. Kariza agenda afata undi mubyeyi. Umugabo wa Solange bari kumwe ntiyaje, nubwo batari kumwe ubu ngubu, ariko ntagaraza agira gute, ntagaraza kuri kamera ngagira ibyo avuga. Ndirinda kuvuga ibyo mu muryango wango mbyinjire cyane, urumva kuko ari byo Imana yanyeretsa n'ibindi abwiye Solange, sibyo? Ariko singomba kubivugira hanga. Umva ko Kariza yahise yandika mbisijya kuri Kariza yanditse ngo breaking, umuhanuzi kazi Solange ahinduranya abagabo, yirukanye umugabo, sibyo ra? Yego nibyo ngibyo. Muramuzi Kimanuka n'umuririmbyi, n'umukozi w'Imana. Ni Kimanuka ngo Kimanuka mu minsi yashize yakoze, ngiye kwitangirira ku mugabo witwa Kimanuka. Muramuzi Kimanuka n'umuririmbyi ndetse n'umukozi w'Imana. Kimanuka mu minsi yashize yakoze impanuka, reka mbanze namwihanganishe ahari yihangane kandi Imana imwo. Hanyuma rero hashize nk'iminsi avuga ngo uyu mugore buriya rero Satani ntakabibura abantu. Satani ngo nangiza atera agatebe, ngo natwe tumwemerere ngo atera agatebe. Buriya uyu mugore ngo ni Kariza, hari ngo nshaka kumuvugana namutindaho. Niba yarasenze aba muri ya groupe, akabazi kasenga byanyabyo, akabazi ko yumvira mwuka w'Imana, David ntibikwiriye ko ashobora gufata intebe. Uzi ko yavuga ngo mutere ngo agatebe mbaha amakuru, ngo mureke ngo mushire ngo mutere udutebe mbahereza amakuru. Umuntu usenga muzima yavuga icyo kintu David hatavuze ati ni ukuri bantu b'Imana, njyewe ndi kwaka inkunga y'amasengesho ku muhanuzi w'Imana witwa Solange. Kandi nawe ubwo yavuze ati Solange yigeze guhanura umwuka w'Imana abantu gute na gute, sibyo? Gikondo Sajema aho bari bakodesheje baba, umugabo acuruza boutique, umugabo wande wa Solange. Yego. Nyabuneka nyine ni ibintu byinshi tutapfa kumenya ngo nibiki bimeze bite, ngenda bizi cyane ariko ntago ndirinda kubivuga hirya no hino, kuba tutavuga abantu imva n'abantu benshi suko tutabaza. Ariko hari igihe ugira gutyo ugahamagara ukanavuga ati rero senga kugira ngo bigende gutya, senga bigere gutya. Ariko iyo ugeze ku bantu b'abapagani rero, abapagani bavuga nta feri bafashe. Uyu ni umubyeyi, niba ari kuvuga ibya Solange ni umubyeyi mugenzi we, agashyira hanze akagenda akavuga hirya hino, ntabwo ari kurizwa na Solange ko Satani amurashe. Ntabwo ari kurizwa na Solange ngo Mana tabara ubwoko bwawe. Uyu munsi Solange byamugendekeye kuriya, Satani aramurashe, akoresheje ingabo ze zose ngarashe Solange. Yego yarizanije tubyemere, n'umunyabyaha tubyemere, ariko se none tumujugunye? Ariko se none uyu mubyeyi we niba ashobora kuvuga ngo agiye, uzi ko yafashe n'umwanya akavanga agiye kugenda kujyayo, ajye gushaka amakuru ngaze kuyatangaza. Uyu mubyeyi ageze iwawe akabona hari bitari kugenda neza, wageze ngo byo ntiyabishira hanze. Kandi umuntu w'Imana ntago ajya avuga, aho umuntu w'Imana agira iki, agira ibanga. Nje David byambabaje mu buryo navuga ngo mbese uyu Kariza
ndetse n'abandi benshi navuga ariko by'umwihariko ku Kariza ni wa breakinze bwa mbere y'amakuru sibyo ariko mu by'ukuri pe sinjya gushigikira icyaha nta nubwo nje kuvuga ngo byo nimwe na bimwe Solange akora ngo nibyo sinjye kubishigikira ariko sinjye kumusenya ni umuntu w'Imana wavugiwemo Imana yego banamuca mu rusengero sibyo natwe mu rusengero kera baraduhagarikaga ibi si byiza ama repetition ndiwe yakoze neza wakerewe sibyo ibihano bibaho tunabyemere sibyo ariko se David umuntu w'Imana usenga arizwa nuko Babuloni igiye kurimbuka yishimira ko Babuloni igiye kurimbuka cyangwa arizwa nuko Babuloni igiye kurimbuka umugabo bita Yona ngo Imana namutumye ngo nagenda abwire Nineve ko agiye kurimbuka nibatiyana ngo bahinduke nagende babwire bihane hataza kurimbuka ariko yagezeyo arababwira ariko ababwira nk'ari kubakina ku mubyimba ansa nk'ari kubiserebura ariko Imana yitegereje abantu bari aho ngaho barahinduka barihana bamaze kwihana Imana irabababarira noneho uyu mugabo bita Yona arababara ababazwa nuko Imana itabarimbuye aba rero ni bamwe n'abantu bakariza bashobora kubabazwa nuko Imana idahannye umuntu w'Imana wahanuraga bagiraga gute ko Imana itamuhannye kubera yuko kubyo yarari kugira gute gukora ntibababazwe nuko ntibishime kubera ko Imana itamuhannye agiye guhinduka kongera kabinyanyari ikaka ahuka akababazwa nuko Uwiteka agize gute atamuhannye niba ari umubyeyi akaba ari kubona Solange yimugendekeye gute we as the end of life for him ari iherezo ry'ubuzima bwe nubuye ko niba Satani yateye umuhanuzi uhanura akerekwa iby'ibihe n'ibihe we kadahanura katerekwa iby'ibihe n'ibihe we namutera bizagenda gute ngo yitwaje ngo ko Solange ngo yatakaza abagabo benshi nje nukuri kambabwire kuba yatakaje abagabo benshi tubyemere Bibiliya ivuga ngo nkiri umwana muto nakoraga nk'iby'abana bato nkatekereza nk'abana bato nkibwira nk'umwana muto ngari kumaze gukura mva mu by'ubwana birashobora ko Solange ashobora guhanura kuri yagira gutya wenda yakiri umwana muto hari urwego atarakandagiraho hari urwego atari yinjiraho sibyo ariko muri iki gihe Satani akaba murashe sibyo bivuze ko none se niba yagiraga abagabo benshi tubyemere cyangwa se tunabyemere kuko we ubwe n'uyu nguyu Kariza ibyo avuga 100% ntabwo we ubwe afite 10% cyangwa 20% 80% ntayo afite icyambere babanze bamenye bahamagare mudugudu k'iki kibazo cya Solange agize gute akize n'abatakize sibyo icyambere nta nubwo turavuga ngo nanone ngo ntabwo ari byo kuko ikintu cyavuzwe kivuzwe n'umwe na babiri batatu bane batanu batatu 8 9 10 kikavugwa aho ngaho ushyiraho akadomo umuntu w'Imana rero ntabwo aza gusinya ngo avuge ngo nibyo arabyemeye ashiraho akadomo nta nubwo aza kubihakana ngo ashira akadomo umuntu w'Imana agira gute arasenga karute nubwo bimwe na bimwe wabibonye tubyemere Kariza n'umubye nje mvuze Kariza kubera ko niyo wabibreakinze niyo wabivuze bwa mbere ariko nukuri mu by'ukuri David nje byambabaje binshengura umutima kuntu abapagani bari kubahereza amayide yo kuvuga abapagani bamwe na bamwe bafite gahunda yo gukizwa bakavuga ati nta mikirizwa tubonye nta kigenda wapi uyu Kariza niba ashobora kuvuga urugo rw'abandi we ageze mu rugo rw'abandi we nagira no mu rugo rwawe rwo ntazaruvuga gasanga ari bitameze neza rwo ntazaruvuga ngo ni breaking news we ntagazaruvuga se ntazajya no mu rundi rugo akavuga nukuri Kariza huri nk'umuhanuzi w'Imana ndakugaye kandi n'Imana yakugaye sinkwifuriza ngo ijuru riguhane sinkwifuriza ngo mu ijuru baguhane sinkwifuriza ngo Imana iguhe ibintu bikomeye ntago mbimwifurije ndi umuntu w'Imana ariko icyo nakubwira co ibi bintu nibura views no kuzibona ariko ukavuga ngo ukanakomindura ati mutabare ubwoko bw'Imana musenga Imana nitabare agakubita gahaba akabati nukuri hati ubwoko bw'Imana burashize burarangiye nibure wenda tabira byumvikana ariko urazi gutabariza umuntu musengana mwumvisha kuntu Imana ivuga mwumvisha kuntu ijwi ry'Imana ivuga ngo nzarengera nzabagira gutya Solange yari umukozi w'Imana ahanura yerekwa bikagenda neza yasengeraga abantu mu rugo birarangira bavanayo bamureza icyumba ku kanisa nese David nuko atahanuraga bamushumba bamureze icyo kandi ngo baramuciye mu itorero oya ibyo ngibyo ni ibyambere bataramuca hega bataramuca ni ibyambere we yasengeraga mu rugo abantu afite abantu benshi abona kubakira mu rugo bitashoboka ase kubeka umukozi w'Imana bigira ku rwego bamuca nyine ni kwa kundi twavuze ngo Satani yamurashe kuba byonyine yamurashe ari umuhanuzi w'Imana karaswa bikazambagurika nuko
hari bitagenze neza, hari ibintu atabyitwayemo neza yarangaye. Buri umusirikare yari ku rugamba kureba iruhande byonyine gusa. Iyo udahasize ubuzima uhakura ubumuga. Nosa kukibigira ku rwego umukozi w'Imana atandukana n'umugabo umwe babiri batatu. Nicyo navuze ngo icyambere kuma umuntu yatanduka umugabo umwe babiri batatu, ibyo ngibyo ni umukozi w'Imana, ni umuhanuzi. Ibyo ngibyo iyo topic icyo ngicyo tuyifunga dushyiraho umwanzuro tuvuga ati reka tube twitonze. Hari kumanza gusenga, ntabwo Imana ishigikira gutandukana, ntabwo njyewe mbishigikiye, nta nubwo mbyemeje, nta nubwo mbihakanye, nta nubwo mbigize gute, sibyo. Bibiliya hari ikintu ivuga, biravuga ngo nugira umuntu inama umwe ukabona wapira kumugira inama ubiranze, uzamuteze mugenzi we byange, umuteze undi byange, nurangiza mu kwishyira abakuru b'itorero n'ibyanga uzamwihorere, sibyo. Umwe babiri, umugabo umwe wa mbere wa kabiri birangize, n'uwa gatatu biragize gute, biranze, wenda biranze, sibyo. Ikibazo yaba ari Solange, yaba ari umugabo. Ikindi ntabwo ibyo ngibyo ndaza kubitindaho, singiye kuvuga ibyo Imana itavuze, singiye kuvuga ibitandeba cyane, ariko icyo ndaza kuvuga nuko byonyine kuba yarahanuraga akaba yararashwe. Icyo ndi kwivugiraho gusa cyane. Rega ndari kuvuga wenda ngenda ndi kuvuga uburyo wenda Kariza umuntu w'Imana, Kariza nawe usenga ugira gute, ashobora kuvuga umugore mugenzi we ngo aranamye arasaza aragize gute, arasaza arasizoye biracitse bigize gute. Ntabwo akogombye kuba ari ku breaking mbere gutya, anagasa akaserebura akishima. Uzika muri iki gihe abapagana atari bari guserebura, bari guserebura ngo abakristo baguye, hako bari guserebura abakristo bagenzi babo, bimeze nk'abafana. Ariko ndakubwiza ukuri Kariza, buri iyi Imana sinkwifurije ibinana bikubwiye, ariko n'ukuri kw'Imana wiga ibisi byiza se wakagombye kubivuga gutyo. Hako wakagombye kuvuga ngo Mana, ugatera kamera ukarira, ukavuga ngo groupe tubamo yabakimanuka, nanjye ndanahaba Kariza we, niba utanabizi ndahaba, ni abasoranje nyibaho. Ariko ukavuga ngo Kariza we, ukavuga ngo mu ntabare, ukagenda mu handi maguru kuvuga ati umuhanuzi wacu Solange byazambagurutse bimeze nabi, ntago bimeze neza. Ubusa Mutesi ntiyagiye kwiyana kwa BKM, ntiyagiye kwiyana agahamagara kuyo mukamana, agahamagara Ndamayiza pastor akamusengera. Ntibyabaye se nese niba yari hanje by'ukuri akihana by'ukuri mu gitabo cy'ubugingo ntarimo. Biravuga ngo umuntu amaze kwiyana bindutse cyane mu gishi byacyandi bakibukwa. Asha Mutesi yihanye mwa hatihana se, erega nukwihana. None se ibyo yaciyemo byo bingana iki? None se ntiyihaniye? None se uyu nguyu rwose Kariza yagombye kuba bimeze gutya? Fata umwanya akagira gutya. Nukuri se kureba Kariza sari gukora ibi ngibi, ariko uzambwira nyuma amezi abiri hagiye Imana ishaka kumukubita inkoni. Ishobora kumukubita inkoni izatuma agira azavuga izindi nkura zi breaking pe ukabishaka, ariko nakoma ku bahanuzi pe d'interrogation yitonde. Nagira ku bahanuzi, nagira ku bashumba, agire gute yitonde. Wenda ngewe reka mbarize nk'umuntu urimo kudukurikira hano, uruvuga ati se none Kariza nabo n'ibintu bitagenda neza ku murimo w'Imana, azabiceceke azakora iki? Ntabwo yabiceceka ku bintu bitameze neza ku murimo w'Imana. Icyambere yahamagara akagira inama, kabiri yakwanga agahamagara, gatatu agahamagara, kane byakwanga agatera kamera akavuga ati bantu b'Imana ndatabaza umurimo w'Imana urimo gusenyuka muri ubu buryo ABCD. Ese birakwiriye? Ari kunywa inzoga, naramugira inama rimwe kabiri biranga. Birakwiriye? Mureke dusenge duhamagara ijuru, Imana imusange mugireho. Karute nubwo yaba ari kubibwira ashobora kumubwira n'abakanamutuka, karute nubwo yagira gutaka mugira nabi, ariko akavuga ngo ngewe inkunga y'amasengesho ndayikeneye, mureke tumusengere. Abantu mu by'ukuri mu bantu 5,000 mu 10 bazakira icyo kiganiro, ntago hazaburamo abantu 5 bavuga ati nukuri byo uvuze nibyo, reka turire kubwe, reka dusenge kwiyirize kubwe, kandi Imana igakora iby'imbaraga. Bibiri irambwira ngo 2 3 nibaboneka bakarira umurimo wanjye, nzatabara igihugu. Nimba 2 bashobora kuba baboneka ku muntu umwe bari kumusengera, David bizabura, Imana izabura gukora ibyo akagombye gukora. Uku nguku nugwa Satani urwaho, ngo Satani bura Satani ari kudukwena, ari kuduseka, ari kuduseka bikomeye. Abantu b'Imana bashobora kuvuga ngo reka turebe babandi, reka be barotana.
ni nko kuvuga ngo abasirikare basubirananyemo bari kurwana kandi bari kureba umwanzi umwe bagahangana bo ubwabo umwanzi bari kumureba hirya noneho bo ubwabo bakagira gute bagahangana ibi ntaho bitandukaniye no kuba Kariza yavuga ngo groupe tuyibanamo kuba yafata muri groupe akavuga ati yewe we hati byacitse byazambye byagize gute byakomeye nibishaka ibyo ari kuvuga kuri Solange biba ari byo nibishaka biba ari byo umuntu w'Imana ibi ngibi byakorwa n'abapagani niyo bakagombye kumuha urwamenyo ariko umuntu w'Imana akavuga ati nukuri ubu ngubu tuvugana nubwo yaba nari byo mureke amajyaruguru amajyepfo y'Iburasirazuba n'Uburengerazuba bwaryo abari hanze aba diaspora mufate n'amasabiri mu musengeri Solange asubire ku gicaniro asubire ku gicaniro hari ikintu abantu batazi itorero rikamuba hafi rikamuhamagara hari ikintu batazi ntabwo atarahagurutse byambabaje ntabwo atarahagurutse nayo biravuga ngo wa mwanzi wanjye winyishima hejuru n'ingwa nzabyuka ntabwo turi konsa icyaha nabwo turi kubishigikira ariko nanone kuba umusirikare yasigirwa ku rugamba ntibivuze ko nta kosi yakoze ntibivuze ko nta kosi yakoze kandi abangaba bose bahagurutse bihaye abakozi b'Imana bagize gute ntabwo buramutse ugiye ijuru rikinguye ibyabo byose bakorwa n'isoni ntibananyura mu muhanda ariko kubera iki David abantu babaye bate bari kwangisha abandi bantu ngo none ngo nukugira ngo ngataza kuri kamera ngari gusaba udufaranga ngo bamutera ngo inkunga ngo gusaba udufaranga amafaranga se niba yamuha bitwaye iki niba yamuhereza ngo aratangiye kugira udufaranga ngo none niba yaratangiye kuyagira se none bitwaye iki bumva ko abakozi b'Imana twe tuzapfa nta mafaranga dutunze bumva ko abakozi b'Imana David birambabaje birambabaje David birambabaje mu buryo dusoze ikiganiro ariko ngiye icyo nzi cyo nuko nzi ko reka twisoreze ikiganiro ngiye birambabaje cyane hanyuma muri rusange ibi bintu bigenda biba ku murimo w'Imana ku bakozi b'Imana bamwe baguye abandi bahagurutse timutera agatebe muze mbabwira inkuru zidasanzwe ariko bakumva kuvuga ku mukozi w'Imana Innocent nkawe nk'umuhanuzi nk'umuntu ukunda Imana urwanisha ry'umurimo w'Imana ugira ifuye ku murimo w'Imana usibye ko n'abantu babyirengagiza ubura y'umukozi w'Imana muje kumusebya hano muri gusebya iki ijambo ry'Imana kandi mwibuke neza ko nubwo umukozi w'Imana yaza akavuga ibintu bitahari Imana yo bibuke ninde wavumye akavuga ati imvura izamara iminsi itaguye kubera kwizera kwako yabivuze mu izina ry'Imana kandi Imana itanamwohereje ninde Eliya yategetse ati imvura ntiyongere kugwa sibyo kandi ntabwo yabivuze ariko Imana bimubwiye ahubwo Imana yarabikoze yagize ishyaka ry'Imana bari kuvuga Imana nabi harangira avuga ati ngewe mpagaritse imvura imyaka 3 n'amezi 6 kandi n'urumeni ruzongere no kuboneka kubera iki bavuze Imana nabi kugeza igihe nzabishakira urumva kandi ntabwo Imana yari kumwe nawe none se buriya kenshi iyo umuntu akoze ikintu Imana ifitemo inyungu iramushigikira kandi si kureba inkoni zigiye kurya abantu aya mezi 8 bitewe nuko Imana bari kuyisuzugura agasuzugura n'abakozi b'Imana ugiye kubibona David Imana igiye gukubita hanyuma Innocent nkawe nk'umuhanuzi tugiye gusoza ikiganiro cacu nkawe nk'umuhanuzi umukozi w'Imana bisigira ishusho abakristo bizera Imana bisigira abakristo bisigira ishusho irasigira abakristo bagomba kumenya ngo nta ukomenya ubaho urumva iyo umuntu wese iyo adasenze umuntu agahereza akanya gato satani itagakoresha kandi agakoresha ibintu by'igihe n'igihe bitazarangira urumva karuta nubwo Imana Solange ashobora kwiyana Imana ikamubabarira kandi koko Imana ikamubabarira ariko ntago byavana mu mitwe y'abantu ko byigeze kugenda gute na gute none se tuvuge ko Sawuli wahindutse Paulo turaberwa ko yarenganyije ubwoko bw'Imana kandi Imana yaramubabariye ariko tugomba kumenya ngo abantu b'Imana abakristo abantu b'Imana dusenga tugomba gufata umwanya tukavuga ngo turinde amazamu yose kugira ngo Satani atagira igitego yinjiza nimbona David akundu bimeze kugira ngo nditwemere ko abadayimoni binjira ngo bavuge David nimubona Innocent hari uko muri kubibona ntago mwite mwihagaruka ngo mwite mugiye kwirukanka guhaguruka mwirukanke mpamagara umbwira ati mukozi w'Imana ndabona bitameze neza numbona yerekwa uvuge ngo ntibimeze neza nanjye nsenge ninkunanira ukabona ndakunaniye ariko nje ntibyabaho ndiyabwo wambwira ngo nkunanire nkuko Imana ndamwumvira cyane biravuga ngo uja wumvira umwuka kandi ugwiza urukundo nta sano uzagira nubona Yesu nkabyumva nkabizirikana wambwira ati ibingibi ntago ari byo kandi koko nanjye nkabona atari byo ni ukuri kuyampamagaye mureke tuvugisha ukuri ikintu bisize mu bahanuzi ibingibi abahanuzi bagende bigengeseye niba Solange ashobora kugwa agushirwe n'abadayimoni Satani akamugusha yarahagaze neza
wowe urinde utagwa, ahubwo hunga ikibi wikwifatanya n'abantu babona mutari mu nzira zimwe. Aho uzabona Satani ashaka kukuyobya gatoya, garuka vuba. Satani nta kindi aba ashaka no kugira ngo arangize misiyo ye ku buzima bwawe. Hanyuma reka ngiye mbwira abantu b'Imana mukunda umurimo w'Imana, murwanira umurimo w'Imana. Solange birashoboka ko aba atakirimo neza, ariko nubwo atakirimo neza ntagaruka nk'uko byakagombye gutwarwa, ahubwo mwakagombye kubona ibihe bitameze neza kuri Solange mukamusengera. No kumusengera cyane, kandi mureke mbabwire burya ntawugwa atarigeze kugira ute guhaguruka. Ntabwo wagutara oya hagu wari uhagaze David. Hagu wari uhagaze. Ni ukuri. Hagu wari uhagaze. Wari uhagaze. Aho cyane. Hanyuma rero nkuko mubizi nge nikunda ijambo ry'Imana Innocent mu minota nk'ibiri niyo wanari dusomera gusa nta kibazo, ariko abantu bakumva ijambo ry'Imana. Nge nikunda ijambo ry'Imana. Nyaboneka nibi bintu mba ndimo ndavugaho, nge naje kwivugira ibitangaza by'Imana n'imirimo y'Imana. Gihamagara umukozi w'Imana nka Innocent, umuhanuzi w'Imana. Imana ikugenda ikoresha imirimo n'ibitangaza muri iyi isakaza, akatubwira iby'Imana yamubwiye, akatubwira ijambo ry'Imana, abantu bakibohokera. Nge muzankaho ikindi, ariko ijambo ry'Imana ntimuzarengayo rwose. Niba warabuze akanya kumva ijambo ry'Imana, dore va ku giti, dore umuntu ngwino hano kuri Gonarike Plus, niho uri busanga ijambo ry'Imana, cyane mu gihe abandi bamwe bagiye babita. Ni benshi barabitaye. Ni karibu Innocent. Yego. Reka dusome ijambo ry'Imana. Bibiliya urwandiko rwa muri Timoteyo igice cya mbere. Yego. Maze kuturambira. Yego. Bibiliya iravuze ngo, reka dusome kuri 5 mu rwa mbere Timoteyo, Tito igice cya mbere, igice cya mbere mirongo 5. Yego. Biravuze ngo icyatumye ngusiga i Kreti ni ukugira ngo utunganye ibyasigaye bidatunganye. Amen. Kandi ngo ushire abakuru b'itorero mu midugudu yose nkuko nagutegetse. Hanyuma hari igitumye uriho, hari igitumye ndiho. Bibiliya iravuze ngo icyatumye ngusiga i Kreti ni ukugira ngo utunganye ibyasigaye bijyagize gute bidatunganye. Bivuze ngo umuntu wese hari ibyo agomba gutunganya, hari icyo Imana yamusigarije, kandi icyo ngicyo agomba kugikora mu buryo bwiza. Imana ishimwe. Bibiliya iratubwiye ngo, Imana ibwira ngo Pawulo ashinje Tito gutunganya ibyitoro ry'i Kreti. Iravuga ngo icyatumye ngusiga i Kreti ngo ni ukugira ngo utunganye ibyasigaye bidatunganye. Tera tobe lave enemanda labo otasidrar. Kuba ndiho, kuba uriho ntabwo ari impanuka. Kuba uriho ntabwo ari ikintu cyaje kugwirira, ahubwo hari impamvu. Ijambo ry'Imana yavuze ngo icyatumye ngusiga i Kreti ni ukugira ngo utunganye ibyasigaye bidatunganye. Uvuga ngo ibyo abandi batakoze, ibyo abandi bagiye batarakora, wowe nicyo gihe cyo kugira ngo ubikore. Ibyo abandi bagiye batarashyiraho, iki nicyo gihe byo kugira ngo wogishyireho. Ibyo abandi bagiye batubakiye Imana insengero badakoze umurimo w'Imana, ibyo abandi batujuje, Siventala benemanda, biragira ngo kugira ngo nawe ugire gute ubyuzuze. Hari ibyo abandi batujuje utegetswe kuzuzwa, kubera ko uhari, kubera ko ikigutije ubuzima, kubera ko ikigutije kubaho. Hari ibyo ugomba kuzuza abandi bananiwe kuzuza, hari ibyo ugomba kuzuza abandi batinye kuzuza, hari ijambo ry'Imana ugomba kuvuga abandi batinye kuvuga, hari ubuhanuzi ugomba guhanura abandi batahanuye, hari impuguro ugomba gutanga abandi batatanze. Icyatumye ngusiga i Kreti ni ukugira ngo utunganyirize neza. Tobesiventarabi enemanda, ni ukugira ngo wowe wuzuze ibintu bituzuze, ibintu by'ibicagate wowe ubyuzuze. Hari abantu bageze barananirwa, hari ibyo abandi bakoze biranga ntibyakunda, ariko ndagira ngo nkubwire ngo impamvu uriho shuti si ukugira ngo usebye abandi, wanga abandi, utuka abandi, uteshe agaciro abandi, ndetse uboneka abandi ntacyo bivuze, aho ko Imana yagusigaje kugira ngo wuzuze iby'ingenzi.
iby'ingenzi wuzuze iby'umumaro abandi batujuje. Imana igumugisha, wakira ijambo ry'Imana, ibaze impamvu Imana yagusigaje ni iyihe? Ni ukugira ngo utunganye, ni ukugira ngo wuzuze, ni ukugira ngo ushyireho, ni ukugira ngo ushyigikire ibyo abandi batashoboye gushyigikira. Aho abandi bagize ikinyoma, hagere wowe ushyireho ukuri. Aho abandi babyishe, hagere igire gute ubigenze neza. Imana ibumugisha, Imana ihaze kwifuza ku mutima yanyu, mwakire neza ijambo ry'Imana. Imana ibumugisha mu izina rya Yesu. Amen. Hanyuma turagushimira cyane mukozi w'Imana, mu by'ukuri Imana yakuduhaye mu gihe nk'iki, mu gihe kigoranye, mu gihe kiruhije umugenzi, ariko hashimwe Imana yagusigaje mu bihumbi 7 bitarapfukamira mbaya nawe ukaburimo, ukabuza ukadufasha ku murimo w'Imana, ndetse ukanajya n'ifuhe ry'umurimo w'Imana, ukaza tubwira aho bitameze neza. Ku muntu wifuza gusengana n'umuhanuzi Innocent, niyo mpamvu tugiye kumubaza nimero yiwe akayitubwira, ariko nanone turaza kumusana akanya aze gusengera abantu bafite ibibazo bigiye bitandukanye. Reka rero Innocent. Yego. Nimero yanjye ni 0788 25 10. Iyo guha kuri WhatsApp nanone kandi niyo agateranya 250 788 25 bari hanze, ubwo niyo bari mu Rwanda, nuko nguko. Hanyuma reka dusenga Imana. Amen. Mana mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, tela dome enevando beketa sidrar imala contavini mando sidrar imala chantebe riprebreshi la montagne la hay dove enemanda talabo nevan dole shil la hay lo inemande ngaujima oble ole aguli chanklem la hando blau jivande basiam na hay ole tradeva dobela sive lantosia binim na hay. Amen. Amen. Imana ishimwe.